Barateze amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, aho muteraniye mu miryango yanyu, ndabashuje mu izina rya Yesu. Ndashimira itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi ryahawe umwanya abana bato kugira ngo bagaragaze impano zabo. Nitwa Irasubiza Miracle Yanise, mfite imyaka 8, nsengera ku itorero rya Muhima, intara ya Muhima. Igihe tugiye kwigana ku ijambo ry'Imana kuri iyi Sabato, reka dusenge. Ndagushimira Mana ko waturinze tukaba tugihumeka umwuka w'abazima, turashima izina ryawe. Mana, urebe ko tugiye kwiga amagambo yawe, uzubane natwe kandi utwigishe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Umutwe w'amagambo tugiye kwigana uravuga ngo mbese yaba ari wowe wari kubyemera. Iyo turebye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 22 uhereye ku murongo wa mbere, haboneka umugabo witwaga Aburahamu, abyara umwana we Isaka, amubyara ageze mu zabukuru. Umunsi umwe Imana iramuhamagara iti Aburahamu, aramwitaba ati karame, jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka umutambire mu gihugu cy'i Moriya ku musozi ndakubwira. Aburahamu azinduka kare kare, ashyira amatandiko ku ndogobe, ajyana n'abagaragu be 2. Bari hafi kugera aho Imana yamubwiye kuri uwo musozi, abwira abagaragu be 2 ati musigare hano, musigarane n'indogobe, njye n'umuhungu wanjye tujya hirya gatoya turabagarukaho. Isaka na papa we baragenda. Bageze mu nzira, Isaka abaza se ati dore inkwi n'umuriro ngibi, ariko umwana w'intama ari we w'igitambo cyoswa. Aburahamu asubiza Isaka ati Imana iri bwishakire igitambo. Barakomeza, Aburahamu yubakira igicaniro kuri wa musozi Imana yamubwiye, ashyiraho inkwi, azirika Isaka. Marayika ari mu ijuru aramuhamagara ati Aburahamu, aramwitaba ati karame, ntugire icyo ukora kuri uwo mwana kuko utamunye. Aburahamu yubuye amaso ye, arebye inyuma asanga imfizi y'intama, amahembe yafashwe mu gihuru, aragenda arayifata arayitamba mu cyimbo cya Isaka. Ababyeyi, yari mwebwe mwari kubyemera, ndabasabira kwizera nk'uko Aburahamu, gatoza inzira abana banyu bazarinda basaza batarayivamo. Abana, yari mwebwe mwari kubyemera, ndabasabira kumvira no kubaha ababyeyi uko Imana ibidusaba mu itegeko rya 5 mu izina rya Yesu, amen. Yesu akunda abana bato, abana bo mu isi yose, abamabara yose bose arabakunda. Yesu akunda abana batoya bose. Wowe ukurikiye radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, mbanje kukuramutsa nkwifuriza Isabato nziza. Benshi muteraniye mu miryango yanyu kubera ibihe turimo, naho Yesu aterana namwe. Muri kumwe na Pastor Ngerero Fideli, umunyamabanga nshingwabikorwa muri Firidi y'Amajyepfo y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Nejejwe no kubana namwe nk'abagize itorero ryo mu muryango, kandi imiryango igize amatorero atandukanye, imiryango igize intara zitandukanye, imiryango igize Firidi zitandukanye, mwese nongeye kubaramutsa mbifuriza Isabato nziza. Uyu munsi twateganije insanganyamatsiko ivuga ngo gutabarwa mu gihe wugarijwe. Gutabarwa ni ijambo ryumvikana, ariko iyo utabawe yari yugarijwe bigira ukwabyo byumvikana. Kugarizwa kenshi byumvikana ko kugira ngo umuntu abikire bisaba imbaraga zivuye hanze ya bwa buzima utabarwa yarimo. Hari abantu benshi igihe runaka babayeho bugarijwe cyane, ariko ikindi gihe cyarageze baratabarwa. Biranashoboka ko ubu hari abandi bantu bugarijwe kandi bikabije bakeneye gutabarwa.
hari n'abatugarijwe uyu munsi ariko ejo cyangwa ejo bundi bakazisanga muri ubwo buzima, aho bazumva bugarijwe bikabije, ari nako bazaba bakeneye gutabarwa. Umuntu wese ni umukandida kuri ubu buzima. Umuntu wese ashobora kwisanga mu buzima aho akeneye gutabarwa. Mu gihe turimo, aho unyuze hose, abantu ubasangana impuzankano z'agapfukamunwa, aboroheje n'abakomeye, ab'umudendezo n'ab'imbata, abato n'abakuze, bitewe n'icyorezo cya COVID-19 cyabaye gikwira ahantu hose. Icyo ni ikimenyetso cy'uko abantu bugarijwe muri rusange. Usanga hari n'abugarijwe mu bundi buryo bwihariye bwiyongera ku ngaruka za COVID-19. Niyo mpamvu ndarikira buri wese ngo ategurane kwizera kwakira ubutumwa yagenewe uyu munsi nk'aho ari we gishoro ubutumwa buzakuriramo. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye muri uyu mwanya mwiza. Tugushimiye uburinzi bwawe butazimiza. Tugushimiye ko waduteranyije mu miryango itandukanye kandi ukaduhuriza ku murongo wa radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro. Turagushimye cyane ko inzira iduhuza nawe itajya yugarirwa n'uwo ari we wese cyangwa n'icyo ari cyo cyose. Tuboneyeho kugusaba ngo utwegeranye ku bwa Mwuka Wera n'ijambo ryawe, ngo mwihumuza ry'iyi gahunda tuze gutahana umunezero wo kubana nawe. Ibyo n'ibindi twifuriza tubisabye Imana Data, twizeye mu izina ryiza rya Yesu. Bavandimwe, turebe isomo dusanga mu gitabo cya Yobu, igice cyaho cya 11, umurongo wa 16 kugeza ku wa 19. Handitswe ngo, kuko uzibagirwa umubabaro wawe, uzawibuka nk'amazi amaze gutemba, kandi ubugingo bwawe buzarabagirana kurusha amanywa y'ihangu. Naho haba umwijima, hazatambika umuseke, kandi uzaba amahoro kuko hari ibyiringiro. Nukuri uzakibuka ibigukikije, wiruhukire mu mahoro. Uzaryama he kugira ugutera ubwoba, nukuri benshi bazaguhakwaho. Muvandimwe uteze radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro amatwi, uyu munsi nubwo ubuzima buruhanije, nubwo umuntu atabasha gusobanukirwa icyerekezo cy'ejo, ariko muri ubu buzima dufite Imana. Bibiliya itubwira ingero nyinshi z'abantu bagiye bugarizwa mu buryo burenze, ariko bikaza gusoza nanone batabawe. Hamwe muri aho dushobora gusoma mu gitabo cya 2 cy'Abami, igice cyaho cya 18, umurongo waho wa 13, tukageza ku gice cya 19, umurongo wa mbere tukageza ku wa 7. Mu gitabo cya 2 cy'Abami tubanze gusoma mu gice cya 18, umurongo wa 13 na 14, handitswe ngo, mu mwaka wa 14 wo ku ngoma y'umwami Hezekiya, Senakeribu umwami wa Ashuri yarazamutse atera imigi ntamenwa y'Ubuyuda yose arayitsinda. Bukeye Hezekiya umwami w'Ubuyuda atuma ku mwami wa Ashuri wari Lakeshi ati, ndakwisabye ndeka, nzi ko nagucumuyeho, icyo ntegeka cyose ndacyemera. Burya ukurusha imbaraga aragutegeka. Umwami Hezekiya yiyemeza gutanga ibyo bazamuca byose. Byatumye ngira amatsiko cyane yo kumenya icyamuteye ubwoba, kugeza ubwo asezerana kuzatanga ibyo azasabwa byose, ndetse atanazi uko bizaba bingana. Mbese byari byaragenze bite? Mbese byari amahoro? Nubwo yari agiye guterwa, ariko bigaragara ko ashobora kuba yari afite andi makuru yibitseho. Umwe mu banditsi banditse
kuri Senakeribu yavuze ku gitero yagabye mu Buyuda no mu Egiputa nuko yahatsinze. Yanditse ko yafashe imidugudu ntamenwa ya Hezekiya 46 ayifatana n'ibirorero byayo byose, ajyana n'iminyago y'abantu 250. Hakomeza havuga ko Hezekiya wari umwami Yerusalemu mu ngoro ye yamugize imbohe, kimwe n'inyoni iri mu cyari idafite aho isohokera. Wagendera kuri ibyo ashobora kumva ko icyatumye umwami Hezekiya yiyemeza kuzatanga ibyo yari kuzasabwa byose yigura ngo adaterwa, burya koko ntawe utinya ishyamba atinya icyo barihuriyemo. Hezekiya wari umwami i Buyuda, nyamara abwirwa ko agiye guterwa. Nk'uko nari mbivuze, ashobora kuba yari afite andi makuru nk'uko bivuzwe ahangaha. Senakeribu wari ugiye kumugabaho igitero ntibwari ubwa mbere. Ubwabanje ngo yarateye afata imijyi 46 ayifatana n'ibirorero byayo, arangije atwara abantu 250 bose nk'iminyago. Kuba uri umuyobozi ukumva abantu bangana batyo babatwaye mpiri, ntabwo umuyobozi atuza. Niyo uri umwizera cyangwa ukaba umuyobozi, Satani akagutwara umuntu umwe, wumva ari ikibazo. Uyu we rero bamutwaye abantu 200 birenga, ndetse ngo bamusigira umurwa wa Yerusalemu awusigaramo wonyine nta handi afite. Umwanditsi yaranditse ngo Senakeribu yawumusigiye nkaho ari icyari cy'inyoni atagira aho asohokera. Nuko rero yumvise agiye kongera guterwa, niko gusaba Senakeribu ati, icyo uzanyaka cyose nzakiguha, ariko we kuntera. Nuko ku murongo wa 14 muri cya gitabo cya kabiri cy'abami mu gice cyaho cya 18, nuko umwami wa Ashuri aca Hezekiya ikiru cy'itaranto z'ifeza 300 n'izahabu 30. Inzira yazibonyemo zigaragaza ko bitamworoheye. Ku murongo wa 15 n'uwa 16 umwami Hezekiya afata ifeza yose yabonye mu rusengero rw'Uwiteka ngo ayihe Senakeribu, abona idahagije. Afata ifeza yabonye mu ngoro ye y'ubwami, nayo abona idahagije. Hezekiya yomora izahabu yari yarasize ku nzugi z'urusengero, ayihuza n'indi igiye gutangwa, nabyo abona bidahagije. Yomora izahabu yari yarometse ku nkingi z'urusengero, byose abiha umwami wa Ashuri ngo yigure ye kumutera. Umwami Hezekiya wiyemeje gutanga umutungo we wose, akiyemeza gutanga umutungo w'itorero, yemwe agafata umwanzuro wo gusenya imitako yari itatse urusengero, ariyo zahabu yari yarometse ku nkingi no ku nzugi, bigaragaza ko yari yugarijwe mu buryo bukabije. Nyamara bituma nanone nibaza ikibazo, amaze gutanga ibyo byose bingana bityo, amaze kubigeza mu maboko y'umwami Senakeribu, mbese byagenze bite? Mbese yaramwakiriye, yaramwumvise kandi ntiyamutera nk'uko aricyo cyari icyifuzo cya Hezekiya? Umwami wa Ashuri ari we Senakeribu yoherereza ubutumwa Hezekiya. Ubwo butumwa bujyanwa n'umugaba mukuru w'ingabo ze, umuyobozi mukuru w'ibiro bya gisirikari, umujyanama we wihariye, bayoboye itsinda ridasanzwe rya gisirikari. Aya magambo tuyasanga mu gitabo cya kabiri cy'abami mu gice cyaho cya 18 umurongo wa 17. Icyo ubwacyo ntabwo cyari cyoroshye
ku muntu wasabye kutamutera, agashaka ibishoboka byose akanabitanga ngo yigure. Icyakurikiyeho yabonye abayobozi bakuru bo mu butegetsi bwa Senakeribu bazanye ubutumwa. Kubona itsinda ridasanzwe rya gisirikare riyobowe n'umugaba mukuru w'ingabo n'umuvugizi, ntabwo byari byoroshye. No kumva ko baje bameze batyo, yatangiye gutekereza ko ahari ibyo yaba yaratanze byaba bitarakiriwe neza. Nuko izo ntumwa za Senakeribu zigeze ku irembo ryo kwa Hezekiya, turasoma ku murongo wa 18, zisaba kubonana n'umwami. Umurinzi ajya kubwira abo mu rugo. Umwami Hezekiya nawe abyumvise yohereza Eliyakimu wari umuyobozi w'ibwami, aherekejwe n'umunyamabanga Shebu ndetse n'umuvugizi w'ibwami. Mu gice cya 18 mu gitabo cya kabiri cy'abami, dusomye ku murongo wa 19 tukageza ku wa 25, ntekereza ko mwahageze. Umujyanama wihariye w'umwami wa Shuri akibakubita amaso arababwira ati, nimugende mubwire Hezekiya ubutumwa bw'umwami mukuru wa Shuri muti, mbese uribwira ko amagambo yonyine yabasha kuburizamo umugambi wo kugutera? Ariko ubundi ninde wishingikirijeho waguteye ku ngomera? Harya urakishingikirije kuri Misiri, rwa rubingo rusadutse, yewe rutobora n'ikiganza cy'urwishingikirijeho wese? Ese wishingikirije ku Uwiteka Imana yanyu, ari wowe wategetse ko bayisenyera urusengero? Ese ubundi utekereza ko atari iyo Mana yadutumye ngo tugutere? Muvandimwe uteze amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, mbese urumva igisubizo umwami Hezekiya yabonye ari cyo yari yiteze kuzabona? Oya, ajya gutanga ibyo yari afite, agatanga n'ibitari ibye. Yumvaga ko igitero yakagabweho kiburijwemo. Ariko noneho inkuru ikurikiye ni ukumubwira ngo amagambo yonyine ntashobora kuburizamo umugambi bafite wo kumutera. Bene data, ndatekereza ko umugaragu w'Imana umwami Hezekiya muri iki gihe yari yugarijwe, kuko icyo atashakaga kubona cyari kimugezeho. Kandi mu bigaragara, mu kugira ngo asezerane ko icyo azasabwa cyose azagitanga, maze akajya gutanga ifeza, akajya gutanga izahabu, mu bigaragara nta kindi yari afite ashobora gukora muri we. Hari igihe umuntu yisanga mu kibazo ntanatekereze neza, agasa n'ufite ihungabana, maze ibyo yatanze byose bimubera imfabusa. Yohererezwa itsinda ridasanzwe riteye ubwoba kandi rimutera ubwoba. Yohererezwa ubutumwa budasanzwe bumubwira ngo ibyo yatanze byose ni amagambo, kandi ayo magambo ntashobora kuburizamo umugambi wo kumutera. Nyuma yo gutanga ibye byose, akanatanga n'ibitari ibye, ku murongo waho wa 26, nuko za ntumwa za Hezekiya zibwira umujyanama w'umwami wa Shuri ziti, rwose abagaragu bawe turakwinginze, tubwire mu rurimi rw'urunyaramaya kuko turwumva. Erega ibyo uri kuvuga n'abo ubona bo ku nkike barabyumva. Birumvikana neza ko aba bagaragu ba Hezekiya baramukundaga. Ntabwo bari bishimiye kubona umwami wabo, umuyobozi wabo yandagazwa ku gasozi, umuyobozi wabo avugwaho ibitari byiza. Bene data bavandimwe, bigaragaza ishyaka, ifuhe bari bafitiye umwami wabo. Ntekereza ko benshi mukurikiye iki kibwirizwa mugira ifuhe ry'abanyu,
mukagira ifuhe ry'itorero ryanyu, mukagira ifuhe ry'ibyo mwizera, ukumva ari ibyawe, ukumva nta wagutandukanya n'itorero ryawe, nta wagutandukanya n'ubuyobozi buyobora itorero ryawe. Ndabasaba ngo mugire ifuhe ry'itorero ryanyu. Ushobora kugira ibyo ukunda muri ubu buzima, nyamara igihe kiragera ukabibura mu buryo butandukanye, ariko gusobanukirwa itorero ryawe no kurikunda no kurigirira ifuhe ntabwo uzigera utandukana nabyo. Yewe nunapfa cyangwa ugasinzira, uzaba utegereje ko Yesu nahamagara amazina y'abamwizeye, uzakanguka ugakangukira muri rya torero wagiriraga ifuhe. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Mwene data kandi muvandimwe, nuko za ntumwa za Hezekiya zibwira umujyanama w'ibwami ati tubabarire turakwinginze, tubwire mu rundi rurimi, witubwira mu rurimi rwumvwa na bose, ngo bumve umwami wacu asa n'utakigira agaciro. Urunyaramaya rwakoreshwaga n'inzego z'ubutegetsi ndetse no mu bucuruzi, n'abandi basaga naho bajijutse kurenza. Izo ntumwa za Senakeribu zashoboraga kuba ari rwo zakoresha, kuko nabo bari babizi, nyamara ntibabemereye, kuko bakomeje gukoresha ururimi rwari rusange rw'Abaheburayo bagamije gukura Abisiraheli umutima, bagamije kubangisha ubutegetsi bwa Hezekiya. Mu gitabo cy'akarangurura ijwi rirenga mu rurimi rw'Abaheburayo ati nimwumve ijambo ry'umwami mukuru wa Ashuri. Uwo mwami arantumye ngo Hezekiya ntabashuke, kuko atabasha kuzabakiza amaboko ye. Hezekiya ntabiringize Uwiteka, ababwira ngo ni ukuri Uwiteka azadukiza, kandi ngo uyu murwa ntuzahabwa umwami wa Ashuri. Mwe kumvira umwami Hezekiya, kuko umwami wa Ashuri adutumye ngo mwuzure nawe, musohoke mu musenge, umuntu wese abona uko arya ku mizabibu ye, nuko anywa amazi yo ku iriba rye, ngo kugeza ubwo azaza akabajyana mu gihugu gihwanye n'icyanyu. Dukomeje hepfo ngo ntimuzapfa, ahubwo muzarama. Nuko abantu bari aho bose baricecekera, kuko Hezekiya yari yarababwiye ngo bazumve baceceke. Bana b'Imana, mwumve uyu muntu nk'intumwa y'umwami Senakeribu arabwira ab'i Yerusalemu, arabwira abambari ba Hezekiya, arabwira bari mu mihanda bagenda, ararangurura cyane ati nimuve kuri Hezekiya, kuko atazabasha kubadukiza nituza turwana, kandi nibwo muzabasha kurya ku mizabibu yanyu, nibwo muzabasha kunywa ku mariba yanyu. Ariko n'ababwira ngo ntimuzapfa nimwemera kuyoboka Senakeribu, ati muzarama. Mwumve amagambo akomeye cyane yuko Senakeribu bamugize nk'Imana, bamusimbuje Imana, bati nimumuyoboka ntimuzapfa, nimumuyoboka muzabaho, nimumuyoboka muzarya neza, nimumuyoboka muzanywa neza. Nshuti zanjye, nimureke twe gutegerwa ku byo turya, twe gutegerwa ku byo tunywa, ahubwo tugira icyizere mu Mana yaduhaye na bya byo kurya, ikarema na bya bindi tunywa. Ibyo bye gutuma tureka Imana yacu, ahubwo bitume turushaho kuyishingikirizaho. Iyo dusomye mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cyaho cya 32,
umurongo wa 16 kugeza ku wa 19 handitswe ngo maze abagaragu ba Senakeribu bitumiriza n'andi magambo batuka Uwiteka Imana n'umugaragu wayo Hezekiya. Kandi Senakeribu yandika inzandiko zo gutuka Uwiteka Imana ya Isiraheli no kuyisebya ati nk'uko imana z'amahanga zitakijije abantu baza amaboko yanjye, niko n'Imana ya Hezekiya itazabankiza igihe nzabatera. Dukomeje bavugaga Imana ya Isiraheli bayigereranya n'imana z'amahanga zaremwe n'intoki z'abantu. Mu gitabo cya kabiri cy'Abami dusubire hahandi hatubwira uko intumwa za Hezekiya zaje zizaniye raporo y'ibyavuye ku ntumwa z'umwami wa Ashuri. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cyaho cya 19 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4, Hezekiya abyumvise ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira nk'umwambaro ugaragaza akababaro. Atuma za ntumwa kumuhanuzi Yesaya ati mugende mumubwire muti turi mu munsi w'umubabaro n'igihe cy'ikimwaro n'igihano. Ni nka cya gihe bavuga ngo abana bageze mu matako ariko nta mbaraga zo kubabyara. Dore umwami wa Ashuri yohereje intumwa zitukira ku gasozi Imana nzima zirayisebya. None rero senga usabire abantu bayo basigaye. Iyo ngeze aha biranezeza cyane, bintera umwete, bintera ishyaka, biranshimisha kumva ko Hezekiya mu buryo yarabayemo yugarijwe, ariko noneho atuma intumwa ati mujye kureba umuhanuzi maze mumubwire aya magambo y'ibihe bidasanzwe turimo, maze dufatanye gusenga Imana izatugoboka gutabarwa. Nuko intumwa za Hezekiya zigeze ubutumwa ku muhanuzi Yesaya, bituma we na Hezekiya batakambira Uhoraho mu ijwi riranguruye kugira ngo abagoboke. Ibyo tubisanga mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cyaho cya 32 ku murongo wa 20. Mbese umwami Hezekiya yaba yarabonye igisubizo kivuye ku muhanuzi Yesaya kimeze nk'icyo yahawe kivuye kwa Senakeribu? Reka tujyane mu cya gitabo nanone cya kabiri cy'Abami igice cyaho cya 19 umurongo wa 5 turageza ku wa 7, maze turebe igisubizo umuhanuzi Yesaya yamushubije. Ntekereza ko mwahageze dusome. Umuhanuzi Yesaya abwira intumwa za Hezekiya ati mugende mubwire shobuja muti Uwiteka arambwiye ngo ntutinye ku bw'ayo magambo wumvise abagaragu b'umwami wa Ashuri bantutse. Nzamushyira mu ndi mutima azumva impuha ahunge asubire mu gihugu cye n'ikimwaro cyinshi, kandi nagerayo abana be ubwabo bazamwiyicira. Bene data bashiki banjye, mureke dukomere ku Mana yacu. Ibwira Yesaya iti izo ntumwa zitume zimara umugaragu wanjye ubwoba. Uriya wamuhangayikishije, wamuteye kugarizwa mu buryo budasanzwe, azumva impuha zonyine ahunge. Mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cyaho cya 32 ku murongo wa 21 kugeza kwa 23, ntibyatinze Uhoraho yohereza marayika aho ingabo za Senakeribu zikambitse. Uwo mumarayika azicana n'abagabo b'ingabo bazo. Umwami Senakeribu ahunga asubira mu gihugu cye n'ikimwaro cyinshi. Ageze iwe ajya mu nzu y'ikigirwamana cye, akigiyemo abana be ubwabo baramwiyicira. Bugicya abaturage bose baza i Yerusalemu bazanye amaturo yo gushima Imana n'impano zo guha Hezekiya. Kuva icyo gihe amahanga yubashye Imana, Hezekiya akorera Imana himbazwe. None data
ni byiza ko igihe cyose dusakiranye n'ibitwugariza ukaramuka ubivuyemo, jya uzirikana gutura Imana ituro, jya uzirikana uwagutabaye, jya uzirikana Imana yakuvanye muri bwa buzima aho utashoboraga kwikura. Bite se ku batari muri ubwo buzima aho bumva bugarijwe? Mbese nibo badakwiriye gutanga amaturo bashima Imana? Bishoboka bite uburyo umuntu yava mu buzima nk'ubwo agakenera gutanga ituro ryo gushima, noneho utabugezemo ntatange iryo turo ryo gushima? Icyo gihe uyu muntu aba ari indashima. Nimureke dukoreshe ubwenge, tuzirikane, turebe ko umurimo w'Imana utarangiye. Ubuntu bwayo buracyatugose, ubuntu bwayo buracyatuma turamuka, ubuntu bwayo buracyatuma duhumeka. Bavandimwe, umurimo w'Imana nturarangira, kuko nujya kurangira ntabwo bizategerezwa gutangazwa, ahubwo bizamenyekanira icyarimwe. Kandi muzirikane ko yatangiye umurimo ari nayo izawusoza. Bityo rero wikwiha inshingano yo kurangiza umurimo. Umuntu ashobora kurangira ubwe, ariko umurimo urakomeje. Nuko rero hano bamaze kumva ubuzima buhindutse, mu gihe baryaga ntibahage, banywaga ntibashire inyota, bari bugarijwe mu buryo butangaje. Nuko Imana imaze kubakiza, bazinduka mu gitondo kare baza gutanga amaturo yo gushima Imana n'impano zo guha umugaragu wayo Hezekiya. Bene data kandi bashiki banjye, mu buzima bwa buri munsi, uretse n'icyorezo cyabaye gikwira ku isi yose, dushobora guhura na ba senakaribu mu buryo butandukanye. Igihe turimo ntabwo kitworoheye. Ibyo abantu bari biteze mu mwaka wa 2020 babonye ibinyuranyo. COVID-19 n'ingaruka byabitse ubwoba mu bantu benshi. Akazi karahagaze kuri benshi. Aho wagahahiye haragutera ubwoba bwo kuhagera. Urarwara ugatinya rimwe na rimwe kugera kwa muganga. Mu bihugu bimwe bakundaga kwirukankiramo barashobewe. Mbese abantu ntibabona ejo uko hazaba hameze. Umukire n'umukene, uwize n'utarize, usanga bose basangiye ubwoba kubera COVID. Nawe se COVID ntivuga ngo yumve, ntigaragara ngo yihunge. Nuko urwana n'icyo utareba. Bamwe mu bantu babona abayobozi akaba aribo batinya aho gutinya COVID-19. Yatangiye umurimo ntizawusoza, kuko uzibagirwa umubabaro wawe, uzawibuka nk'amazi amaze gutemba, kandi ubugingo bwawe buzarabagirana kurusha amanywa y'ihangu. Naho haba umwijima hazatambika umuseke, kandi uzaba amahoro kuko hari ibyiringiro. Ni ukuri uzakebuka ibigukikije wiruhukire mu mahoro. Uzaryama he kugira ugutera ubwoba. Ni ukuri benshi bazaguhakwaho. Yobu igice cya 11 umurongo wa 16 kugeza kwa 19. Zaburi ya 46 umurongo wa 10 handitswe ngo, akuraho intambara kugeza ku mpera y'isi, avunagura imiheto, amacumu ayacamo kabiri, amagare ayatwikisha umuriro. Muvandimwe, kuva ku mpera y'isi ukagera ku yindi akuraho intambara, kandi kuva umuntu wa mbere yaremwa kugeza ku uzabaho nyuma, zirikana ko dufite Imana ikuraho intambara. Wowe rero uri hagati aho ngaho muri ibyo bihe, izere akuraho intambara. Dusoza, umuja w'Imana Ellen White mu gitabo cye yanditse cyitwa Ibihe by'iteka ryose, ku rupapuro rwa 316 handitswe ngo, abamarayika boherezwa gutabara abana b'Imana, boherejwe kwa Aburahamu bamushyiriye amasezerano y'umugisha
i Sodomu, boherejwe gutabara Loti mu kaga ko kurimbuka, boherejwe kuri Eliya bamugobotse agiye kugwa mu butayu, kuri Elisa bamuhindukiye amagare n'amafarashi y'umuriro ubwo yaragoswe n'abanzi be. Daniyeli abamarayika baramukijije mu rwobo rw'intare. Petero bamukuye mu rupfu rwo muri gereza ya Herode, boherejwe gutabara Pawulo bamukiza akaga ko mu nyanja. Abamarayika bera bakomeje gukorera no gutabara ubwoko bw'Imana. Izere utegereze, bidashyize kera uzatabarwa. Amagambo dusanga nanone mu gitabo cy'intambara ikomeye cyanditswe na Ellen White ku ipaje ya 519. Muri iki gitabo dusanganwe mu gice cya 31 paje iheruka, niho muza gusanga aya magambo Ellen White yanditse avuga ngo imbaraga n'uburiganya bya Satani n'ingabo ze byashoboraga kuturimbura iyaba tutarashakiye ubwugamo no kurokorwa n'imbaraga ihebuje y'umucunguzi wacu. Satani n'ingabo ze baramutse babyemerewe banezezwa no kurangiza imitima yacu, kutubuza hepfo na ruguru no kubabaza imibiri ku buryo bukomeye, kurimbura ibyo dukunze n'ubugingo bwacu, kuko ikibanezeza ni kimwe gusa, ni umubabaro no kurimbuka kw'abari mu isi. Ariko abakurikira Kristo bararinzwe iteka ryose. Abamarayika baheranije mu mbaraga boherezwa n'ijuru ngo barinde mu buryo bwose abana b'Imana. Muvandimwe twabanye nawe ushobora kuzakurikira iki kibwirizwa igihe icyo ari cyo cyose, ndagusabira gukomera no kutagamburuzwa n'ibihe bikomeye urimo cyangwa ibihe bikomeye wanyuzemo. Ndagusabira ngo ibihe ushobora kuzanyuramo ukazabona bikomeye kurenza ibindi byose waba warabayemo, uzakomere, uzazirikane ko Imana twizera ivanaho intambara, kandi n'Imana itabara, n'Imana yohereje abamarayika baheranije mu mbaraga ngo barinde ubwoko bwayo mu buryo bwose. Imana iturinde kutizera, itwongerere kwizera mu izina rya Yesu. Dusenge. Turacyagushima mugaba w'amahanga, turagushimiye ko wabanye natwe kuva mu itangira kugeza mu ihumuza ry'iyi gahunda. Turagusaba ngo ubwo dushoje we gutandukana natwe, ukomeze utubere umwigisha wa buri munsi. Amagambo twumvise uyubakishe umutima n'ubwenge bya buri wese. Ibidukura umutima biriho, ariko nawe ntuduhana muri ibyo bihe. Imitima yacu yakire guhumurizwa nawe, kandi ngo abugarijwe, abagifite ibyo bikomere, abo bigarukamo igihe runaka, abazisanga mu buzima bwugarijwe, uzaduhe kwibuka ko dufite Imana ivanaho intambara ikazirangiza. Mukunzi mwiza, imitima yacu uyemeze kukuba hafi, kuko ari wowe udukomeza mu izina rya Yesu. Amen.